Reka nongere nsuhuze rero abakunzi bacu b'umurongo wa Kimeza Miryango. Mbashimire cyane uko mukomeza kureba ibiganiro byacu, mukemera kubana natwe igihe runaka, ndetse hakaba n'abagerageza kutubaza ibibazo cyangwa bakatwungura ibitekerezo. Ni muri urwo rwego rero tugiye gushyiraho video nshya. Mu by'ukuri ishingiye ku ijambo rimwe rikomeye cyane mu Kinyarwanda ndetse no mu zindi ndimi ryitwa urukundo. Iri jambo ntabwo amahanga yose aruvugaho bimwe, ndetse n'imiryango yose ntabwo ibivugaho rumwe. Bamwe bafite uko babyumva, abandi bafite uko babivuga, abandi bafite uko banabinenga, abandi bafite uko babisuzugura, abandi bafite uko babikerensa. Mbese iri jambo naryita ko ari nk'inshoberamahanga kuri twebwe. Mu by'ukuri rero uwiswe Kristo, uwiswe Yezu, bavuga waje kera cyane, hashize imyaka 2026. Mu bariho ubu ntawamubonye, mu bariho ubu ntawamwumvise. Handitswe igitabo cyitwa Bibiliya, cyandikwa mu mwaka wa 325. Gitangira kwandikirwa mu nama yabaye ahantu hitwa Nice, hakaba ari mu Butaliyani. Icyo gihe hariho mbese ingoma y'abaromani yakolonije hafi ibihugu byinshi byo ku isi. Iyo ngoma y'abaromani yari iyobowe n'umwami witwaga Constantin. Yayoboye inama aho ngaho bise iya Nice muri 325 nk'uko maze kubivuga. Bategeka ko leta nk'iyo ngiyo ikomeye igomba kugira idini ryayo. Nibwo idini ry'Agatolika ryashinzwe. Ubwo rero banditse Bibiliya y'Agatolika, bagira muzi yuko uwo bavuga wiswe Yezu cyangwa Yesu yari afite intumwa 12, ariko bafashemo 4 gusa: uwitwa Mariko, uwitwa Yohani, uwitwa Petero, n'uwitwa Luka. Abo 4 niyo mavanjiri twabonye. Ubwo rero bashyizemo n'ibindi byanditswe kera bita ngo isezerano rya kera, naryo ritubwira ibyo kwa Adamu na Eva, bavuga ngo aho icyaha cyaturutse, mbese no kugwa kw'abantu. Harimo amakuru menshi, ngira ngo ntabwo nirwa nyatindaho, murayazi. Ariko icyo tuje hano ntabwo ari ukuvuguruza iyo Bibiliya, nta nubwo ari ukugira icyo tubivuga, kuko ntabwo ari byo dushinzwe. Twebwe dushinzwe ubushakashatsi bwo mu bitagaragara, tukagira ibyo tubagezaho byavuye muri ubwo bushakashatsi. Bishatse kuvuga rero ngo ntabyo dupinga, ntabyo dushyigikira, ntabyo tuvuga ngo turajyana nabyo, ahubwo turababwira ibituruka mu bushakashatsi bwacu bw'ibitagaragara. Ariko igitandukaniro nuko ibyo byose byo ari ibigaragara. Ibyo muri Bibiliya bavuga ni ibigaragara, nta bitagaragara bavugamo, ariko bavugamo ibigaragara. Na za leta cyangwa se n'abandi bashakashatsi bagenzi bacu bakoranye n'ibigaragara gusa.
bikaba bivuga ngo hari ijambo rikomeye cyane yavuze ngira ngo duhereho, yagize ati nimukunde abanzi banyu kandi musabire ababarenganya. Ubu nibwo dutangiye video nyayo. Niba ari video yo ku rukundo, haba hari umuntu mu Rwanda, haba hari umuntu muri Afurika, haba hari umuntu ku isi watubwira yuko yaba yarabashije gukunda umwanzi we? Ese wamukunda urukundo rungana iki? Icyo naheraho mbabwira nuko urukundo ari ijambo riremereye, ari ijambo rikomeye cyane, ariko uko rifatwa ni uburyo butandukanye. Mu by'ukuri ujya kurivuga ntabwo ribanza kumukontorora cyangwa ngo rimugenge, arivuga uko ashatse, yaba bikuye ku mutima, yaba bitekereje mu mutwe we, yaba aca imigani, yaba yigiza nkana, yaba hari ibintu ajora, yaba hari ibindi atekereza, apfa kuvuga gusa jye numva uwo Yesu yaraduhaye ikizami cyangwa duha uburyo bwo gutekereza ngo turebe urukundo dushobora gukunda umwanzi wacu cyangwa abanzi bacu rwaba ari uruhe, rwaba ari urusarute, rwaba rufite ibiro bingahe, rwaba rufite amatoni angahe. Ese urwo rukundo rwaza rugakuraho urwango abo banzi batwanga cyangwa uwo mwanzi atwanga? Mu by'ukuri nta gisobanuro cyaje muri Bibiliya ngo twumve neza iryo jambo icyo bivuze, ariko iyo turisesenguye mu buryo bw'ibitagaragara dusanga ari ikizami gikomeye twahawe. Ni ikizami kitwigisha mu by'ukuri urukundo icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo ni imbaraga zitagira umupaka, ni imbaraga zitagira ikizihagarika. Urukundo ni imbaraga zitagira umukunzi cyangwa umwanzi, zitagira umuyoboke cyangwa se rubanda rwigendera. Ni ijambo mu by'ukuri ndetse urebye nta nubwo rigira ubwinshi, ntabwo wavuga ngo hariho inkundo, oya. Urukundo rero mu by'ukuri mu cyubahiro cyarwo no mu buryo twe tubishyikira, nubwo bidahagije, tutavuga ngo ni 100%, yenda dufiteho 5 cyangwa 2 simbizi, ibyo ari byo byose ni ijambo rikomeye cyane. Rero uretse naryo hari andi magambo agendana narwo. Ndabaho urugero, urumuri cyangwa se ubumwe bw'iteka. Ayo magambo nkunda kuyavuga 3 ari kumwe, na mpembe yanjye, iyo nise nyine mpembe yanjye ya zahabu, ya mpande 3. Ngashaka rero kubabwira nti mukuri tugeze mu gihe gikomeye cyane, kuko tugeze mu gihe aho urukundo rwihagurukira ubwarwo rukaza kudusanga aho turi. Ibyo nabateguje mu amavideo yatambutse mbabwira ko ibihe isi igiye kunyuramo ari ibihe bikomeye cyane, ibihe twita mu Kinyarwanda ibihe by'icyagane. Ni ibihe bikomeye bitigeze
bibaho ku isi yacu mu gihe twabayeho. Twebwe uko turi tubizi neza, amateka yacu atangira neza neza hashize imyaka miliyoni 1,165. Ndasubiramo, hashize ugereranije imyaka miliyoni 1,165. niyo myaka ishize. Nukuvuga turiho. Nigeze kubabwira ko muri video imwe ko tutarabino, ntabwo turabo muri iyi si. Uko mutubona yenda twiyambariye inshabari cyangwa twiyambariye imyenda ya gikene ya muruho, nta muntu numwe udateye gutyo, nta muntu urutundi, kuko twese ni ikintu kimwe gusa kibaho. Ni ikintu kimwe kibaho, ni urukundo rwonyine rubaho. Ariko ntabwo ari uko tubizi, sinako amadini abyigisha, kuko ubwayo aratandukanye, ubwayo arangana. Kandi tuzi n'intambara amadini yagize zizwi mu mateka, uko abakirisitu barwanye n'abayisilamu, yuko barwanye n'abitwa abaporoso, n'ubu ntibacana uwera, ntibacana iryera, ntibashobora kuramukanya, ntibashobora gusangira. Niba gushyingirana byaraje sinamenya, nta makuru mperutse, ariko nibo ba mbere bangana. Uretse nabo ngabo, intambara ziri ku isi n'izahabaye murazizi, ziranditse mu mateka y'ibihugu. Natwe ubwacu mu Rwanda tuzi intambara zahabaye kugera ku ya kaminuza ya jenoside yakorewe abatutsi, yatwaye hafi inzirakarengane miliyoni. Urumva, ibyo bintu birazwi, intambara zirazwi. Rero kugira ngo haze urukundo, muzamfashe mumbwire aho ruzanyura. Mu miryango biracika. Iyo tugiye kuri za ribu dushaka amakuru, twumva bataka, kandi kuri ribu haba huzuye buri munsi. Imiryango ihateraniye, amagambo bavuga yonyine ateye ubwoba. Mu by'ukuri abanyarwanda babiciye umugani bavuga ngo zirara zishya bwacya zikazima. Ugiye gukontorora ibyo abantu benshi bari mu miryango babitse mu mitima, wakumirwa. Nta nubwo wabona aho usaba amazi yo kunywa ngo uyanywe uzayamire. Rero mu by'ukuri uyu munsi w'itariki 24 n'uwa 25 ni iminsi ikomeye ku isi, bitewe n'imibumbe irimo kwigaragambya mu kirere. Hari yitwa Venus, ariwo mugabane w'urukundo. Ndavuga ibi bintu mfite aho nabikuye. Iyo urebye amavideo ari kuri YouTube avuga itariki ya 24 n'iya 25, ushobora kubonamo ibyo ndimo kuvuga. Iyo mibumbe ariyo Venus n'iyitwa Neptune, zirimo kugaragaza ikintu cyitwa urukundo uko kimeze mu isanzure no ku isi yacu uko bimeze. Rero ntabwo ntekereza ko video yarangiza guca urubanza abantu bananiwe. Twananiwe gusobanukirwa n'urukundo icyo ari cyo. Ntabwo twarubonera igisobanuro gikwiriye mu rurimi rwa Kinyarwanda, mu Giswahili, mu Gifaransa, mu Cyongereza. Izo ndimi zose ndazivuga, ariko ntabwo nabona amagambo asobanura urukundo, kuko arenze uko tubizi, arenze uko tubivuga. Birarenze, ntabwo bigira igipimo. Rero
nkaba mbingingira kugira ngo wenda bishoke ko bishotse umuntu wese yatangira kuba maso, yatangira gusa n'umuntu ukanguka kugira ngo arebe ibimushyikira, arebe bivugwa hirya no hino, arebe uko ibihe birimo guhinduka mu kirere, uko n'ibihe by'ubuhinge cyangwa ibihe by'imyaka yacu birimo kumera, yabona ko mu by'ukuri impinduka zihari kandi nta wazikoma imbere, nta n'uwahagarara ngo zibuze kubaho, gusa ziba zituzaniye ubutumwa. Iyo utabufutukiwe biratambuka. Ndabinginze rero kugira ngo dufatanye amavideo agiye gukurikira, dushobore kumva neza ibintu bidusaba ubwenge burenze ubwo dufite. Ndaho urugero, ninde muntu wagusobanurira urwo rukundo tumaze kuvuga icyo ari cyo nyakuri? Ninde wakubwira se urumuri ruvugwa niki? Ni rwa rundi rw'izuba? Ese ni rwa rundi rwo mu ziko? Ni rwa rundi rw'umuriro w'amashanyarazi? Ni rwa rundi rw'itadowa se cyangwa n'itara rya peteroli? Ni uruhe rumuri? Ukongera ukareba ubumwe bw'iteka, ubumwe, kuko ubu twese turi umwe. Turi umwe n'ibiti, turi umwe n'amazi, turi umwe n'umuyaga, turi umwe n'umwuka duhumeka. Ni ikintu kimwe kiriho gusa. Rero ntabwo amavideo yacu yigisha, ahubwo agerageza guca amarenga kugira ngo umuntu nawe ku giti cye yishakashakire arebe. Ndaguha urundi rugero, uwakuvuga ati ubuzima ni iki? Warabubonye? Wabonye ubuzima icyo ari cyo? Washobora gusobanurira abantu ubuzima icyo ari cyo? Wabukura he? Icyo rero ngira ngo mbabwire nuko mwamfasha mukadufasha twese tugasa n'abantu batekereza byimbitse kugira ngo turebe uko dushobora gusobanukirwa n'icyo ibi bihe bikomeye cyane bitigeze kubaho ku isi birimo bitubwira. Murakoze rero, ntabarambiye, sinkunda kubarambira cyane. Mbifurije kumva iyi video neza kandi tuzakomeza tujyane. Murakoze, mugire umunsi mwiza.